ni urwibutso n'integuza tariki ya 8 ukwezi kwa 10 1861 haranditse ngo ndacyatsimbaraye ku gitekerezo cyanjye nakunze kuvugaho mu rwibutso n'integuza. Intambwe ya mbere y'ubuhakanyi ni ugushyiraho kanuni cyangwa se indongozi idutegeka ibyo tugomba kwizera. Intambwe ya kabiri ni uguhindura iyo kanuni urugero rw'ubuyoboke. Intambwe ya gatatu ni ugusuzumira abizera kuri iyo kanuni. Intambwe ya kane ni ugutangaza ko abantu bose batemeranya na kanuni ari abayobe. Intambwe ya gatanu ni ugutangira kurenganya abatemera kanuni. Ngizi intambwe zigera muri 5, nubwo itsinda ryaba ryari riri mu kuri riyobowe n'ukuri, iyo ryateye izi ntambwe uko ari 5 n'ukuri riba ritakaje ibimenyetso byo kuba itorero ry'ukuri. Ndasubiramo, ku bakunda Imana, kanuni yacu cyangwa se indongozi yacu cyangwa se indanga kwemera yacu ni Bibiliya. Ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo n'uwa mbere, icyigisho gisoza ndetse paragrafi nayo ni isoza. Haranditse ngo Bibiliya niyo ndongozi yacu, Bibiliya niyo kanuni yacu. Ngo ikintu cyose cya kanuni yakozwe n'umwana w'umuntu mu itorero ry'ukuri gishyirwa ku ruhande. Noneho rero izi ntambwe ndazisubiramo. Gushyiraho kanuni cyangwa se indongozi ni intambwe ya mbere yo kugwa. Gushyiraho kanuni cyangwa se indongozi ni intambwe ya mbere yo kugwa. Iyo intambwe ya kabiri guhindura iyo kanuni urugero rw'ubuyoboke. Intambwe ya gatatu gusuzumira abizera kuri iyo ndongozi. Intambwe ya kane ni ugutangaza ko abatemeranya n'indongozi bayobye. Iya gatanu ni ugutangira inzira zo kubagirira nabi. Icyari itorero nubwo ryaba ryari ukuri rikoze ibyo biba ritakaje ikimenyetso cyo kuba itorero ry'ukuri. Bitewe n'iki rero? Ku batazi ibyo bita indongozi cyangwa kanuni, Bibiliya igitabo Imana yahaye kuyobora itorero ryayo cyuzuyemo ibisubizo byose by'ikibazo wagira, ku buryo haramutse hari ikibazo wagira ntikibonerwe igisubizo muri Bibiliya, ubwo n'ubundi ntikigifite. Iyo yanditse mu Gutegeka kwa 2:29 ngo ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu, ariko ibyahishwe ni iby'Uwiteka. Noneho niba hariho gahunda yayobora itorero isomwa muri Bibiliya. Niba uko intumwa zabwirizaga ubutumwa kera n'ubu zigomba gukora nibisomwe muri Bibiliya. Niba zaragiraga ibyubahiro cyangwa zitarabigiraga baza Bibiliya. Ni uko umutungo wakoraga bibaze Bibiliya. Uko bateranaga bisabe Bibiliya. Uko bacaga bugufi cyangwa se bakishyira hejuru bibaze muri Bibiliya. Mbese Bibiliya nicyo gisubizo cy'ikibazo cyose wagira mu birebana n'imyizerere. Twemeye ko buri wese azana ibitekerezo bye ngo ndabona, ndumva, uroye, ukurikijeho igihe kigeze, wasanga abantu bahabanye koko ikaba Babuloni nk'uko twabisomye mu ntango. Kubw'ibyo rero Bibiliya nicyo gitabo kiyobora imyizerere. Ntabwo mu itorero ry'ukuri bemera kuyoborwa n'indongozi.